Ndi umunyarwanda nawe uri umunyarwanda nk'uko bamwe muri twebwe na benshi muri twebwe abanyarwanda ari bitwiyemeje nko gukunda igihugu no kugendera ku mahame y'abanyarwanda n'abaturarwanda muri rusange. Umunsi nk'uyu nguyu wongeye uragaragara, ndavuga umunsi w'umuganda ngaruka kwezi.
intore intore sinanje binyobere intore ni umurinzi w'ibyagezeho. Aha, turagira ngo mbere yo kubereka abashyitsi tubanze tubashimire uburyo mwitabiriye umuganda kandi muri benshi. Ndagira ngo mbanze mbibashimire. Mu by'ukuri twateye ibiti by'imbuto kugira ngo turusheho kurwanya igwingira mu bana bato, ndetse tunatunganya imbago z'urwibutso rw'abacu bazize Jenoside. Ibyo byose ni ibikorwa byiza mwakoze kandi mwanaje muri benshi. Ndagira ngo rero mbereke abashyitsi turi kumwe barimo n'abanyamahanga ariko bakunda ibikorwa byacu dukora, baje kwifatanya natwe ku muganda. Twari kuba dufite n'abandi bashyitsi, nyakubahwa Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'uw'umutekano, ariko ntabwo babashije kuboneka. Ariko murabizi ko niyo bataboneka mu Rwanda imiyoborere irasobanutse na mudugudu yabahagararira. Ibyo ni ibintu biba bitanga. Rwanda rwacu sisitemu ubwayo irakora. Iyo moteri iri gukora ntabwo ituma imodoka itagenda. Muribuka nyakubahwa Perezida wa Repubulika bamubaza abajya asigira igihugu yagiye mu mahanga, yavuze ko ari bande? Bande? Amashyi menshi kuri ba mudugudu. Urumva twebwe tuba twibereye aho ngaho hagati, nta n'abatwibuka. Abakuru ni babiri, ni umukuru w'umudugudu n'umukuru wacu w'igihugu, nawe mumuhereza amashyi menshi. Yakoze cyane. Ndagira ngo rero uyu mwanya mbereke nyakubahwa Perezida w'inama njyanama yacu y'umurenge wa Gisenyi uhagarariye abaturage. Nyakubahwa Perezida, musuhuze abaturage bitabiriye umuganda kandi ari benshi. Murakoze cyane. Reka umuyobozi wa daso mu murenge wa Gisenyi nawe abasuhuze. Baprende muramuzi? Yego. Ni byiza. Reka nanone tubereke ritade Lieutenant Gatera, umuyobozi w'Inkeragutabara zibacungira irundo. Aha, turi kumwe kandi na Fande mukanya muraza kumwumva, Colonel Bizimungu. Ingabo z'u Rwanda muri Rwanda ingabo zacu muraziza, amashyi menshi ku ngabo zacu. Aha, Colonel Bizimungu abasuhuze. Mukanya turamuha umwanya abaganirize. Nanone rero turi kumwe n'abavandimwe bacu, abantu Imana yaremye twese turi abantu. Turi kumwe nabo mwita abazungu ariko twese turi abavandimwe. Turi kumwe n'abaturutse muri Canada ndetse no muri Amerika baje kwifatanya natwe. The visitors from Canada, from the United States of America, all of you can stand up and greet the population. Abanyarwanda tugendana. None si sawa? Ni sawa ka none si sawa? None si okay? Ni okay da none si okay? Urasobanutse? Every day, every hour. Nababonye rero ko tubakiriye baje batugana ibanga tugendana, harimo n'umuganda. You are most welcome. Bari kumwe n'abanyarwanda babafasha kubasobanurira, nabo badusuhuza. Mukomera ariko. Murabona igihugu cyacu atari cyiza? Tuzarinda igihugu cyacu, tuzarinda abaturage bacu, tuzarinda abayobozi bacu, ayiwe n'umutekano.
kurinda igihugu cyacu, tukarinda abaturage bacu, tukarinda abayobozi bacu, tukubaka u Rwanda. Siko bimeze? None ndatinze ndi kubona mwese muri kunsaba ko afande muha ijambo. Kandi ndabibemereye. Kandi mwaganira n'abaturage. Murakoze cyane. Maramutse? Mugere basuhuze mwaho. Abaturage b'umurenge wa Gisenyi, twishimiye kuba turi kumwe namwe uyu munsi muri Umuganda twakoze, sibyo? Birashimishije? Iyo mubona abantu bose bangana gutya baje hano, ni ukuvuga ngo ni uguha agaciro ibikorwa bya leta, sibyo? Najya mu nyibutse akaririmbo mwaririmba mugana. Ni twinshi tuzarinda ibanga tugendana, noneho akabana. Ibi byose tubikesha umutekano igihugu gifite, kandi umutekano dukesha abaturage bacu. Abaturage bacu nibo dukesha umutekano, ari bo mwebwe. Mu mashyi yanjye makeya wenda ntashobora kugira, ariko wikomere amashyi kubera umutekano mufite. Ndabasaba rero kutirara. Uyu mutekano dufite tuwubungabunge nk'abanyarwanda ba Rubavu bo mu gihugu cyose muri rusange. Uko umutekano udahari, ibi byose turimo ntabwo twabigeraho. Birashoboka? Oya. Kugira ngo tube tugira gutya twishimye tunezerewe kubera ibintu byose twagiye ducamo, uko dufite umutekano. Kandi umutekano wa mbere ni twebwe ubwacu tugomba kuwugiramo uruhare. Ni ukubashimira n'abayobozi bakuru batumye kuza hano, turababwira ko mufite umutekano kandi mwarahiriye kuwusigasira, sibyo? Ubundi tugume tugire ku majyambere igihugu kitwifuza, sibyo? Ariko murabona dutuye ahantu nyine hadusaba kuba maso, sibyo? Abayobozi bacu nabo bajya bavuga ngo iyo uturanye n'abasazi ukaba ufite inzu y'ibirahure ugira gute? Igihugu cyanyu ni ibirahure, kandi abasazi bashaka gutera n'amabuye. Ubwo rero ni gushaka uburyo bwo kurinda ko abasazi badutera amabuye mu birahuri byanyu cy'igihugu cyanyu. Ntabwo mvugira leta, ariko ababigerageza bose bashobora kutabagwa neza, ariko twese twagumye iwacu.
ariko wadushotora twakwirwanaho. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza, mugire weekend nziza. Ubutaha twagaruka tuganire twishimye. Urabona n'abashyitsi bishimye ko basanzemo mubyina gutya mwishimye, nuko umutekano mu gihugu cyacu uhari. U Rwanda ruragendwa ryari? Amahoro nijoro. Imana ibamugisha. Igitaramo nka ihuriro ry'intore ndizera bataranira ari kubinyesha mu nkeri yanditse barambukuye. Ni icyuma gikekera abantu rugamba n'ibishyika batwara ku mutima. Yeah.